dutangiriye ahangaha. Mbere yuko dutangira rero agace ka kane, banza ukore subscribe kuri Mr Obed Official TV show kugira ngo ningasohora uhita ukabona cyane. Dutangiriye ahangaha ku ruhande, ahangaha umukecuru w'amagara ati ada mwuzukuru wanjye ambwira ati nyogokuru kukiri kumfata gutya, ariko uri kubona njyewe narakwitayeho, njye nakwitayeho kuva ukiri uruhinja, ngukwitayeho njyewe kuva ukivuka, none uri kunkorera ibyo ngusaba. Iro ati kuki utabigendaho se, njye nabuze manu ucimbo. Avuga ati manu ucimbo ubu ni we wakwishe. Avuga ati njye urankoresha ibintu by'ubuhanuzi, ngaho ugenda ubyikorere rero wowe ubwawe ku giti cyawe. Uwo ni ada abatandukanye na nyirakuru we gutyo, azamuhamagara ati ada ese uri kujyahe ada uri kumbwira ibiki? Ada amuhamagara cyane ati ntugire ikibazo ada, ati tuzabireba. Ada uko niko yavuye kwa nyirakuru agenda neza cyane yikungura. Amukugenda yikunguta uko niko yagize aho ngaho, azati manu cima, yenda avuga manu cimu. Ako kanya hari uwo bahuye, ibandi rihagaze rityo kurikire. Ibandi ryaramwitambitse, adagiye guhindukira asanga n'inyuma bamaze kuhagera neza cyane. Kurikire unirebere rero, ada abona ko ibintu byahinduye imirishyo. Kurikire ada mu kugera gukero hindukiye areba kakandi kamwe, akomeza agasatira buhoro, agasatira buhoro, karamwegera kaje kamugera, aragakwepa kaza kagenda kabandagara ngaho, baragasama neza cyane. Ati mukabona ku gakobwa arabukwita timucinguke umwambwa mwe, abakubita ibintu byibaraga ku kanya bahita bagwa hasi. Arangije ada abegera pole kurikira amagambo avuga ati mwaje kunyica mukoresheje imipanga ati njyewe hari icyo ubu ngubu mbibonyemo. Aravuga ati please utwihanganire. Arababaza ninde wabohereje nonaha? Ati uwo twije yitwa JD Queen. Adasubiramo ati JD Queen yatwishyuye, igitsina gore yatwishyuye, aratubwiye ngo tuze tugucecekeshe. Ada arangije agiye kubatwika, abagirira impuhwe avuga ati uyu munsi ni umunsi wanyu w'amahirwe. Ati uwo ni ada, ati nonaha mumve mumenye umuncinguke cyangwa nisubireho mbica nonaha. Abo basore uko niko baciyeho rero. Agafilime ka kane, agace ka kane uko niko nkazanye. Naje kuburira abantu benshi, agenda avuga ko JD Queen niwe wabohereje ngo bancecekeshe. Tugaruka hano, uyu twamaze kumumenya yitwa Black Lion. Ako kanya yahise amugeraho uwo bise nde, uyu nguyu ngira ngo twamubonye neza cyane. Black Lion akimara kubona Wonder Boy yahise yirukanka, Wonder Boy amwirukankaho. Black Lion yahise kuyishya ahangaha ku ruhande, Wonder Boy avuga ati mushakishe mumuretse. Black Lion urihishe ariko ndakubona. Ati njyewe Wonder Boy ngomba kugushakisha nkoresheje amaboko yanjye. Arabagaba rero ati mwe mucariya abandi mucana, ariko nimufata mumuhereze ndahita murya. Uwo ni Wonder Boy. Ati mumushakishe mukatakate hirya no hino kugira ngo tumubone, ntabwo ararenga hano neza cyane. Wonder Boy araje ati genda za kukubona. Uyu Black Lion ni uko nguko bakomeje kumuhiga rero. Black Lion baramuhiga neza cyane, bazenguruka kumbe Black Lion ari hano. Harakamubonye ati ndamubonye ari hano. Baraza baramburana amukuta nshingukaho. Black Lion arirukanka gutyo. Aka n'agace ka kane. Black Lion ngo yari ibihumbi 5 by'amadolari bya Wonder Boy. None Wonder Boy akomeje kumuhiga. Black Lion azasimbuka ati uracikira hehe? Wonder Boy aseka cyane ati ndagufashe. Wonder Boy araseka ati ngaho simbuka, nimbuzi ko hasimbuka we. Black Lion afata amacupa yamena ati ndakubita akakanya teka kubarwanya, ati akakanya jina barwanya. Wonder Boy avuga ati ihangane mutuze muceceke. Uyu Black Lion ari seriye cyane. Wonder Boy aramwitegereza ati mumve mumenye. Avuga ati wahara jewe nagwancika akakanya jewe ngomba kugufata ukanyishyura 5,000. Reka mubwire wagasore we
buri munsi uhora uncika unyirukansa, ngira ngo nguhe gasopo, ndagira ngo nguhe gasopo, amafaranga yanjye ugomba kuyafata ukayangarurira yose uko ari 5,000 by'amadolari, ayo mafaranga nkahita nyafata. Gira ngo uri kunyumva? Aravuga ati njyewe anakubwiye ati amafaranga yawe nayashyize kuri X bigaragara ko urukuta wenda cyangwa ahantu kuri nuza runaka bakubwira tushyire amafaranga 1000 bingahe kugira ngo wunguke. Uyu musore bigaragare ko ari Yahoo Boy aravuga ati njyewe urambeshya ngo njyewe ibintu byinshi njye nafashe na mama wawe mama wanjye Wonder Boy mama wanjye ati cyatsi nakwimije bya kuri mama wanjye atangira kubabwonye baramurwanya neza cyane. Black Lion baramufata bamushyiranga ku ruhande ati munsanire ati we Black Lion ndagira ngo umnyumve neza cyane kinda unshakira amafaranga yanjye bitabaye ibyo kugasura kawe sinzongera kukabona. Uri kunyumva? Ndumviswe. Uwo ni Wonder Boy. Aka kanya Black Lion bafashe nyina wiwe uyu si mama wawe ati ni mama. Uwo ni ati hey mama wana namufashe ugomba gushaka ati Wonder Boy uwo ni mama nihagira ikibi kimuba ndabashwanya gusa. Uwo ni Black Lion. Wonder Boy aramushinyika uranshwanya gusa njyewe reba ko yusuru Wonder Boy yongiyo gendaza kuyicamwe uducece nuza ko ati nize kuza kubiryoherwa kandi uze kwiyitaho. Njyewe icyo nshaka nuko ukiringa cyangwa wita kukunzanira amafaranga yanjye ubundi uburibwe nkabugukuramo. Icyo nicyo ngusabye nona Black Lion. Irukunyumva ngiye nakurya ngiye ntare guri ntare. Black Lion amukiniraho neza cyane. Wonder Boy aravuga ati njyewe mama wanjye nuramukugize icyo umukoraho ndaza kukumerera nabi neza cyane ati nta nimbundi buze kugushyiramo kugeza uje kurekura mama wanjye. Aravuga ati iyo situation Wonder Boy nizere kuri buze kuyitsinda uyu njyewe ndaza gukora ibishoboka byose ku buryo urundi buze gufunguza mama wanjye kandi amafaranga yawe ndaza kugarura yose yuzuye ndayakwishyura. Wonder Boy araseka ati cibu ati uri kwifata nka Ronaldo cyangwa Messi nimba ushaka kuba waba nka Ronaldo cyangwa Messi njyewe ndaza kugutsinda ibitego byinshi cyane byinshi amaze kubwo cyo aramubwira mu bigambo byabo ibyo Nigeria nyine cibo ibintu nk'ibyo avuga ati uri njyewe rero uri kuvuga ngo umeze nka Ronaldo. Ako kanya nguhaye iminsi 3 yonyine ntarabona amafaranga yanjye ngomba guhita ko nica mama wawe Black Lion kandi ugomba kuyanzanira. Uri kunyumva? Njyewe mama wawe nutayazana nzahita mwica mukatakate nk'uduce hano twishi ubundi nugutekere wa mushenzi. Uri kunyumva? Andi kumva cyane. Black Lion ko ni kuba musize ati iminsi 3 bibavuta bavuga ati iminsi 3 gusa ugomba kuyazana. Uko ndiko nkazanye rero agafilme kacu aka ni agace ka 4 ni agace ka 4 mbazaniye kugira ngo tugiye kumeze kubigendamo neza cyane. Sitagira umujyanama ikurikira umurambo mwumva. Naje kubagira inama buriya hari abantu batajya bumva inama z'abantu ugasanga umuntu ugukuriye cyangwa bakuru bakugiriye inama ubiciye amazi kandi nyamara ahari wasanga baba baramaze kubibona ko ibyo bintu bishobora kuba. Aka rero nakumurozikazi waje kurwanya izo mbaraga zituma abantu ku isi bamererwa nabi. Kurikire ndacyari Mr Obed bisanzwe turi kumwe kuri Mr Obed Official TV show kugira ngo tudufilme tujye tukugeraho neza cyane 5/5. Kora subscribe ushireho like ushireho na comment umbwira ati komeza ukora ibiganiro byinshi kuko aka gafilme katuryoheye neza cyane. Uko nuko nkazanye rero nomero yanjye 0788 0220 809 unyandikiye kuri WhatsApp nahita mbibona ubundi tukajya twiganirira nkuko bisanzwe.
saa zitagira umujyanama ikurikira umurambo mumva. Ingoro icinye umuhezo irutwa n'ishyamba ry'umukunzi. Itongo ry'umukunzi ako niko nkazanye rero. Aka ni agace ka kangahe? Agace ka kane. Twikomereze hakuna rero. Uyu mugore yaje ababwira ati mwambesire mwebwe mudashobora no gukora agataske koroshye. Agakobwa gato kuriya kugenda ugakubita ukigendera ibintu mudashyizeho imbabazi. Ubwo nibwo ibyo baramuga ati ni ukuri boss, ariko nawe byo tugenda watango tugiye ko tukuroza. I need to double our money. Yes, kazi yakubise dukuta ati mwirebe murambwira ngo nababwiye bataske nabahaye yabagaho yari yoroshye. Muri kumva mwabigoryi gusa nonsense, amateshwa gusa. Abarira akazangu karebe nguri umva ibyo kari kuvuga. Ngo rero mukatwohereje ngo tujye kwica umuntu kavuga ubusa. Twijyane mva guys, twigendere turekane kara kagore. Kandi ari amafaranga agomba no kuzayatwishyura. Tugurika kuno aha ni muri Port Harcourt, bigaragara ko ari muri Port Harcourt handi Manu Chimo yagiye kwigira ibijyanye n'ubucuruzi rero. Tugarutse Manu Chimo ari hano haruguru hejuru cyane yitegereza imodoka za Uncle. Nuko nguko abo basore bakomeze kuza baraganira ati tugomba gushaka uburyo uri umusore tumwikiza. I need the light this can play. For work, I need the best seniority. What do you worry this guy now? Now you are just a respect. You for matter you. I go cast this thing if you not do anything right. Ati nibyo kabisa. Manu Chimaza abegira bati abamubonye bariyumanganya. Manu Chima bati ese guys murimo murakora iki ahangaha? Baravuga ati turimo turaganira kugira ngo turebe uko serivisi zigenda neza. None se muraganira mutambajije uko bimeze kandi ari cyo wakuriye. Ati hoya none se akazi kose tuba tukubwiye. Hari akazi buri muntu yakora akagakora atarinze kukubaza. Ati ni ngombwa ko akazi kose ka hano muzajya mukabaza. Barabyumva bati abantu bose barikagaye. Akazi kose bagomba kuzajya bakora, bagomba kuzajya babaza Manu Chimo. Manu Chimo aravuga ati kandi bahaye gasopo cya nyuma muzongere kuganira ku bijyanye n'akazi. Wivuga ati guys mucicikese muri mu bicyanga. Arisekesha vuga ati Manu Chimo tugomba kujya tubanza gutanga raporo mbere yuko tugira icyo dukora, kandi yimuke ko ari wowe ducishaho raporo zose kumuryoshya aryoshya. Vuga ati rero urabizi ko ari wowe muhungu wenyine w'ikinege wanko. Arabyemera avuga ati yego cyane mubimenye ko ari njyewe, mumenye ko ari njyewe rero mujye munyuzaho muri kimwe. Aba barabyumva. Vuga ati rero ako kanya rekana nishomokere n'abasigaye ukurikire akantu nuko nkazanye. Aba baseka bigaragara ko bujyarye buri no mukwenda cyane. Vuga ati umushinzi yaje kudukura nk'umugati mu kanwa wowe none muri kumushyigikira buri kimwe gushyigikira imbwa n'igiriya kumeze kuriya koko. Biravuga ati ibyo kuvuga n'ukuri niba nk'ibi navugiye aha urabona ko navuze umutwe ngivuga ati ariko cyasire nk'ubwenge uri umenye ko ari umwishywa wa boss bamwirukana. Rero ujye muzi mushyira ubwenge muhita munamva imbere mugende mu kazi nuna munshingukeho. Abo nuko bagiye ahangaha bati rero twakeneye kugera ku migezi cyangwa kuri borders. Uyavuga ati ndabyumva neza cyane. Abantu benshi bari ku mipaka kandi ubucuti bwacu bugomba kuba burusha iyo mipaka imbaraga. Uyavuga ati buri umwe wese agomba gufasha mugenzi we kuko abatireka mbabwira kandi kantu kamwe rero bamutega amatwi ati ntabwo nkunda sa kuko ibyo ubucuti bwanyu nabonye ari ubwa feke. Kuko mu gace kabanjije cyangwa mu duce twashize bigize kugambanira Ada bamukura imbere y'umukunzi we Manu Chimo kugira ngo
batandukanye nangwa bati ibihe byose uruseka urira ubawe aramwigana cyane ibi sakomeza kumwigana cyane wakagoryiwe yita make gukora uyategera urimo uramenyera unyinjirira mu buzima bagiye kurwana agakararira uko bakavugaga nyine kararira ngo sa ariko kukinsatinga cyangwa ariko kukagira ute ugacokoza ntati ibyo mugomba kubireka rero barahaguruka uyavuga ngo mfite ikintu kimwe cyo gukora cyangwa cyo kuvuga barahagarara neza cyane ngo bagiye kumva ibyo adagiye kubabwira nonaha bati ngiye nkumbuye Manu Chim niko yababwiye kandi ndamukumbuye cyane barabyumva ngakumbuye nyine Manu Chim hashize igihe kinini batabonana rero tugaruke hakuno hari abagabo batatu bameze batyo harimo ikigabo kimwe kimeze gutyo n'abandi bameze gutyo baje kuri wa muryango wo kwa Ada. Hano ni kwa Ada, niho tuzi turahazi iyi ni inzu yo kwa Ada ngira ngo buri wese amaze kuyimenya. Abo kanya rero nyirakuru wa Ada ko niko yasohotse mu kugira nsanga abagabo batatu mundigeze arabwiye ngo welcome muri sanga bati murakoze cyane ma none se twabona karibu aravuga ati ahubwo reka mbazanire n'agatebe mubanze mwicare neza cyane. Umukecuru uko niko yasohoye agatebe ku bintu bijyanye n'amafaranga arakora bati mwihangane muze mwicare hano muze mwicare tubiganireho bagende bati please mwicare arabinginga neza cyane rero aricara uko niko bicaye rero hano bicara arababwira ati ngo ikaze rero mwongere mwisange abati cyane rwose ma ariko twaba tuje gushaka Ada buni inshuro ya kangahe tugarutse kugira ngo aduhanurire nk'inshuro ya gatatu ati okay n'inshuro ya gatatu nimugire ikibazo ndaza kubahamagarira Ada gusa nyine mugomba kubanza kwishyura bwa mbere amafaranga mumenye ko ari 20 by'amanayira kandi 5 nyine by'amanayira ni byo kuba nyine mwakuze mugeze hano ibintu ubwo barabatima ko ayo mafaranga ari menshi cyane bagurukira icyarimwe ayo mafaranga arahenze cyane ndashaka katuzi kari nk'ibihumbi 10 by'amanayira kandi kakece abasore bato nkamwe ni gute amafaranga yaba ari menshi kuri mwebwe 20 by'amanayira gitwa nabiganiraho uyavuga ati aka kanya kagenda uhamagare Ada ati reka njye kumamagara agiye kugenda baramufashe neza cyane abyiyumvamo urubizi ko n'umukobwa nyine ikintu cyose kigiye kuba ahita kiyumvamo ati nyogokuru wanjye ari mu byago ati nyogokuru uko niko yagiye aho mama ati Ada butegereje Ada ntitwarangiza abanuko kumbe nyogokuru we nyine kubigaragara bagiye kumushimuta bamujyane ahantu cyangwa se ahandi uko niko barenze baringa Ada ari mahinguka agera iwabo hamuga ati nyogokuru wanjye niko Ada yamuhamagaye kuri kiriya amubuze neza cyane mu nzu aragaruka hanze ahamagara ati nyogokuru uko niko Ibi na Sanaka bahageze rero avuga ati abducted by ati abantu baramushimusa kuko kuba bamushimusa rero dukeneye kumutabara ati nkeneye ubufasha bwanyu rero ari kubwira Ibisaka abo baramukurikira abahamagara ati Ada butegereje ati tugomba gufasha Ada kugira ngo abone nyirakuru uko niko baciye atageze hangaha kumva hano banyuze mubyibuke neza cyane akora ku butaka kugira sensinga amenya ahantu baciye kugira hamenye neza cyane adacana no ku maso abona ibigo bimwiruka ngo bimeze bityo bigenda bikurubatana mu nyirakuru wiwe arababona neza cyane rero arakurikira birukankaho ageze ahangaha arababura aka kanya Ibisaka bahita baza bamwereka inzira ati nyura hariya Ada vuba Ibisaka banyura ahantu kuri cyo nirebera Ada mu gushika ahangaha ageze ahangaha
hari akamwitambitse n'umupanga karuza aragakopa agatahara ku ruhande n'ibibaraga byinshi cyane arangije aragatwika ada afite ibibaraga byinshi cyane ku buryo ari butwika buri kantu kose kamwegereye gashatse kumugira nabi. Aramubwira ati nyogokuru wanjye ari hehe ariko amubaza namutwika amukubita aho ngaho ku ruhande niko gafite ibibaraga. Aramubwira ati nyogokuru agenda ahamagara. Ako kanya yahuye n'iki kigabo, ngira ngo iki kigabo twakibonye, iki kigabo ni ikigabo gikomeye cyane. Aho ati muhangane mukomeze umushake nyogokuru wanjye kandi mubeshuwe yuko nyogokuru yanjye mumubonye. Aka kanya rero ikigabo nuko cyamwiyeretse kiramwiyereka neza cyane. Kurikire akanduko kandi nikagucike aracyari Mr. Obed TV show. Kora subscribe, ukore like ndetse urenzeho na share. Aramubwira ati se nyogokuru wanjye ari hehe, ndashaka kumenya nimba hari ikintu kibi cyamubayeho. Aravuga ati kandi nihagira ikintu kibi kiri umubaho nkubwije ukuri nimba utanambwiye naho ari. Avuga ati nta kibazo gihari, ibintu byose bifite igiciro kandi ugomba kumenya ko umuryango wawe uyigaramubwira ati rero nimba hari ikintu kimwe wamukozeho ndashaka kumubona. Kiramuseka ngati uri gukina umukino urenze ukomeye cyane cyangwa wambaye cyane. Avuga ati ndashaka kuvanga kandi ntabwo navanga nari kumwe na nyogokuru wanjye. Amubwira ati nyogokuru wawe ni iki? Ahita amukubita kigabo wakishwiwe aragikubita akanya hari uwaje ahita amutera utuntu tw'udufurero. Ukurikire amufura utuntu tw'udufu wagira ngo ari kumuca intege, ariko ada kubera ko afite imbaraga avuga ati ibi ni ibiki bimbaye. Aha gasore kagira ngo ada bimufashe ati ibyo ni ibiki, hagarika aragakubita gataho ku ruhande. Ada akandi gatakaza gahita kamuzengurutsa ibintu bimeze nk'umunyu, ariko ibyo ada agiye kubinyuramo ibintu ada bimunanira kubicamo. Arangije kubinyuramo biranga kugira gutya ibi bintu bamuteze ni ibintu bifite imbaraga zidasanzwe. Icyo kigabo kirahaguruka neza cyane ati A1 abagiye kumwataka arabakubita bose bataho ngaho hasi ati munshingukeho mwabicwe. Arabakubita cyane. Ada ako kanya ngo niko haje umugore cyangwa se umurozikazi. Uwo nawe nuga mbere tumubonye, ariko uko bigaragara yambaye imyenda y'umukara, bigaragara ko ari umurozikazi nyine w'umwijima. Ada ukabona ko yambaye imyenda y'umweru, bikagaragara nyine ko ari umurozikazi w'umweru. Amukubita ibintu y'ibiraga, amukubita karakatambaro bigaragara ko gafite ibiraga byinshi cyane. Ariko ari gukubitisha Ada rero aramukubita murambika aho ngaho ku ruhande. Ada aragwa cyane, arataka cyane, Ada kamubayeho arataka cyane. Uyu mugore atangira kugenda amuzengurutsa bya bintu Ada adashobora kurenga, arabimuzengurutsa cyane yitonze cyane, ari pose arabimuzengurutsa. Ada hano hantu hashobora kuza kumunanira kuhava rero, kuko ibi bintu twabonye bari kumuzengurutsa twabonye ko Ada atabasha kubirenga. Aka kanya uwo mugore waje, umugore uzameze gutyo bigaragara ko ari we nyine urimo urateza Ada bino bibazo byose. Uwo mugore araza aramwitegereza neza cyane. Ada ntiyamubona kuko ari mu buribwe buhambaye. Ada ntiyamubonye, gusa nyine hari ikintu ukora ukaba uzi ko uvugishije ukuri, ariko nyine kikaza kugaruka. Aka kantu ngira ngo mukumve neza, ndashaka no kukavuga kumvikanye neza. Hari icyo ukora ukagira ngo uvugishije ukuri kubwinshi aba ari ikibazo. Uba ugomba kunyuzamo gakeya ukanabeshya. Ada rero mu kuvugisha ukuri hari ibyo nyine agenda azira atazi. Ako kanya uko niko dukomeje rero. Tugaruka ibisaka bagizana ati stop muhagarare. Ngiye ubu ngubu ndimo numva adafite ibibazo, ari byagarimo kandi ngiye ndimo ndabyiyumvamo. Uyu ngo yamubwira ati ibyo ni biki uri kuyumvamo ubona isa? Aravuga ati rero Ibi cicika ugabanya ku kavuyo kawe turakarambiwe. Ibi aramubwira ati ntunongere. Ahita ababwira ati se kuki muri gucocorana ubundi byagenze ute? Wewe ati rero nyogokuru wiwe muzimbabwire arabahamagara. Tugaruka hano kuri uyu bamwise Wonderboy. Agize ati ariko Wonderboy bimugeraho neza cyane, ariko yinywera n'agatabi. Ati twebwe tugumya ngakayi kanini turigendeye turicomoke.
tucemoke tugumya ngaka agahe kanini dutegereje amafaranga ngo barayazana, none nta muntu urayazana. Uyu nguyu aravuga ati jiwe narakubwiye ko ngewe amafaranga ngomba kuzarekura uriya mugore ari uko nyabonye. Rero iki kirabyumva kiravuga ati amafaranga ati none sibyo ibyo ndi kubabwira nibyo, ngewe nzaguha 3,000 aba aribyo nzaguha, noneho nge nsigara n'ibihumbi 2. hari ikibazo? Wirambwira ati ngewe iyo diru nshobora kuyemera, ariko byakomeza bitinda nkabishingukamo neza cyane. Wonderboy abyumva. Ndagira ngo nihanganishe abafana ba Wonderboy. Twatangiranye agace ka mbere ndetse na ka kabiri, aka gatatu kakarangira tukaba tugeze mu ka kane bakibona Wonderboy. Ni ukuvuga ngo Wonderboy nyine yitabye Imana, barimo bakina aka gace ka kane, Wonderboy nyine kakimura kurangira. Wonderboy yese yitabye Imana bisanzwe mu buzima busanzwe. Ubu ngubu nyine hagakibarizwa kuri iyi si. Aka gace katinze gusohoka bitewe nuko nyine twashaka ko tujya nyine mu cyunamo nk'abafana ba Wonderboy. Wonderboy uyu nguyu uri kuvuga ubu nyine yamaze kwigerera mu ijuru, Imana imwakirire mu bayo. Ako niko nkazanye, ako kantu nyine n'akantu muba mugomba kumenya nk'abafana bamaze gufana izi filime zacu zirimo Wonderboy. Hari akandi ndibuze kukuzanira kabanjirijeho karimo Wonderboy, ubundi tumenye ati vipi zabyo. Aba nuko bikunguse bamaze kwemeranwaho ko bazagira ute bazafata 3 wihagatwara 2,000. Kumbe Ada bya bintu atabasha kurenga, umugore yakomeje bimuzengurutsa avuga n'imitongero, birinda biba byinshi cyane. Ada arabyuka aramubwira ati uyu no umunyu musanzwe, ariko uwo munyu usanzwe ukaba uri powerful cyane, kandi uyu munyu usanzwe ushobora guhagarika ubuzima bw'umuntu, ariko utanawuriye ubuzima ushobora kutamera neza. Avuga ati ijuru ryaguye, ijuru ryawe. Adamu gushaka kuhava biranga, ashatse kuhava biranga neza cyane. Uyu munyu ugose Ada ufite ibintu by'ibibaraga ku buryo atabasha kuwutaruka. Rero bigaragare ko ari ibibaraga by'umwijima. Uko niko nkazanye. Uyu mugore avuga ati waka gatego uzakagumamo iteka ryose, kurikira unirebere. Ada se hano araza kuharenga. Tuzi ibi ni ibiki rero? Ada rero yubona neza cyane, abona ko zamwumiyeho noneho. Ati ibi ni ibiki? Nyirukuru nuko yashidutse ashidukira ahantu atazi, ngo ati ni ibiki? Ati se ubu ni hendi koko. Aribaza ati se ibi ni ibiki nabaye koko? Ibi ni ibiki? Vuga ko bamushimuse bamaze kumusinziriza, atangira kwibaza amahana we. Ati se ndi hehe? Ati ninde wangize uko? Ati ninde? Atangiye kubaza ati uri hehe? Ninde wangize uko? Ninde uri hano? Kumbe mu bantu bari hano hari cya kigabo kimwe cyaje nyine kimeze nk'ikiyoboye ba basore babiri. Nuko cyaje cyicara aho ngaho ku ruhande. Rero kiramubaza ati se urinde? Ati se wa musore we kutari kumbwira ko mperuka uje guhanurisha waze guhindukamo rushimusi gute? Baramubwira ati ngewe ngiye kuguhamagara umuntu wanjye, ibi bintu wankoze sinzi ibyari byo. Ati mfite business ngomba kujyamo kandi iminota igomba kuba iri kunsiga. Iki kiramwumva. Ati rero ngwino vuba itufungura. Ati nje simbitayeho ku by'ubuzima bwawe cyangwa iki, simbitaye. Uvuga ngo utekereza umuntu nje kumfasha, ngiye kumufasha business ziwe. None yendutse rusimuzi twanabaye n'inshuti. Ntabwo ndibuze gutuma umukobwa wanjye atagukoza ibiganza, cyangwa se baraza kumuteza umukobwa we Ada amukoze ibiganza. Kigabo gikoma amashi ati bravo, ntugire ikibazo, umukobwa wawe nawe araza kukwiyungaho, kandi umukobwa wawe nawe araza kugusanga mu kanya. Uyu mukecuru nawe yavuga ati Ada wahara
urwara ni ibyago nyine bikomeye byabiguriye umuntu. Ati reba kiriya kigabo ese uri kujyayo wa kigabo we avuga ati Ada waje ukamfunguza. Ati tekereza, Ada amaze kwiyakira neza cyane yari yakiriye ko amazi atari yayandi umunyu bamushyizeho n'umunyu ukomeye. Hano umugore waje amubwira ati Ada ibintu wakoze ugomba kubyishyura, warambeshyeye unandukanye n'umugabo wanjye umbwira ubuhanuzi butari byo kandi koko sinashaka kubimubwira urangije uramunteza, rero ugomba kubyishyura. Ada aravuga ati ni gute umuntu nkawe w'umunyabyaha nyine utagomba gutandukana n'uriya mugabo w'umuziranenge, uriya mugabo ugiye kubeshya. Uko niko Adamu aramubwira ati wowe ufite ubugugu muri wowe. Umugore aramubwira ati ubugugu reka ngumane ubugugu bwanjye, reka rero ngumane ubugugu bwanjye, nawe icyambere nuko utari bwaze kurenga aho ngaho ugomba kuhapfira ku buryo utazongera no gutinyuka. Adamu yitegereza kandi ugomba kuhaguma. Adamu aramubwira ati se nakoze iki? Ndi kubona nakubwije ukuri, nkabwira Nelson ukuri, nicyo cyaha nakoze. Ati ntabwo wakagombye kumubwira ukuri, kandi uko kuri wamubwiye kwatumye anyanga. Ataravuga ati noneho kukwanga ntabwo ari ingaruka zanjye, kukwanga ni igeno ryari ryakugenewe. Ibyo ngibyo uri kumbwira ntabyo nzi, kandi kuba wafashe ahangaha sinzi ibyo ari byo. Yaramubwiye ati ugomba kubyicuza, amwiyerekera neza cyane. Adavuga ati ibyo nicuza se byihe, ngiye ko ntajya mbeshya, mvuga ukuri, ngomba kwicuza iki rero? Avuga ati rero utabyicujije urapfira ahangaha. Kiramuseka cyane, ati ugomba gupfira ahangaha. Gicaho, umugore acaho, Ada asigara gutyo. Kurikire aka gace ni aka 4 tugiye kukarangiza, bita dukurikizaho agace ka 5 neza cyane. Komeze ujye ubanza urebe ubundi video kugeza irangiye, nibwo uzajya umenya icyo barimo bashaka kukubwira. Rero uyu musore tugarukana ati twe tugomba kwica uriya musore, uko uriya musore aratubangamiye cyane. Uriya musore tugomba kumukura mu nzira kuko Manu Cimo aratubangamiye cyane. Abakomeje kubiganiraho tugomba kumushakira umwicanyi ku buryo umwicanyi azaza akamwica ntihagire n'ikasa riba. Wewe ati muri kuvuga ibiki? Ibintu by'abicanyi numvishe muvuga ahangaha ntabwo ari byiza, mugomba kubireka rero. Ibyo bintu rero muri kujyamo njyewe ntabwo mbishyigikiye, kandi ntagira n'ikintu na kimwe kiba ku muhungu wa bosi, ngomba kubarega. Kandi rero mumenye ko mugomba gutuza ikibazo cyanyu mukakireka rero. Kandi rero muve n'ahangaha mujye mu kazi kanyu, ibyo muri gukora mu biparike. Njyewe ndanigendeye, ubwo utabyumvise aguma ahagaze ahangaha. Ada nuko yicaye yamaze kwiyakira, avuga ati ntaheza y'isi, reka niyakire ubundi nicare mpebere urwaje. Ada nuko yicaye arategereza neza cyane, cya kigabo kimuturuka inyuma kije gucekinga kirebe ko ibintu bimeze sawa. Bacirana amasiri ibintu zaba bimeze sawa, ibintu ni wa bo babivugaho neza cyane. Rero Ibisaka uko niko bahageze, Ada ahita byumva ati Ibisaka ugiye kujyayo? Ati no, buretse nta muntu wemereye kungeraho. Izi ni imbaraga zidasanzwe z'umwijima bankikije, kandi ntabwo nshobora kuzitaruka. Uyu ni Ibisaka cyangwa ni Ibisa ndetse naka bari kubibwiga. Rero aramubwira ati se uwo mucanga bagushyizeho kugira ngo uveho ukeneye ikintu cyo komokeraho, ukeneye gushaka nk'umwe mu bantu cyangwa urundi rubaho ubundi ukarwomokeraho. Rero urabyitegereza ati turakora iki rero? Reka njye kumufasha rero kugira ngo njye kuharyama abone uko yomoka. Aba babyumva bakomeje gutangara kuko bari kumva adavuga, ariko ntibamenye ngo ari kuvugana nande. Vipi uyu Ibara baseka ati njyewe mfite igitekerezo. Rero mfite igitekerezo. Yamubwiye ati kiyo gitekerezo se? Karamuseka ati cunga urebe, njyewe utuntu nikorera. Arangije yigira nk'akazombi ahita agenda gutyo. Rero Ada akomeza byitegereza ngo nyine bagiye kubakorera igitangaza
ku buryo adari bubona hanyura aza rero. Bagiye kubona babona Ibi aragiye afashe urubaho rero. Barajya babona urubaho ruri kugenda kuko bo ntibabasha kubona abo bana, bagiye babona urubaho ruri kugenda, bumbe ni kakandi ka Ibi karimo kararuzamura neza cyane. Abangaba bugiye kubona babona urubaho ruri kugenda, rugenda rubakubita aho ngaho, rukubita rushira ku ruhande, rubakubita neza cyane. Ngo ni urubaho rero. Kumbe ni ka Ibi nyine kari invisible cyangwa katagaragara, karimo karabakubitisha urubaho kubera ko katagaragara, bakaguma babona neza cyane. Uko nuko kimwe cyaguye adanyura aho ngaho, bahita bahava birukanka cyane, nta kanya ko kuzuyaza bafite, bahita bahava birukanka cyane, baraza baraserebura. Uyu muruzikazi ahita abimenya neza, arangije arabifiringa ko bagiye, ati baraducitse. Baraducitse neza cyane, ati baraducitse, none Ada ntabwo nazamukira kuko Ada akeneye kumfata akankura kuri yesi. Njyewe nagufashije ibyo nagufashije byose, rero ugomba kongera ukishyura. Uko niko bigenda. Ushobora kuba uzi ngo akazi kawe kagiye kuba neza, ukikanga gatwaho miliyoni nangahe, kumbe uyu mugore nyine baramubwira tugomba kwishyura kugira ngo twongere tugufatire Ada. Uyu aravuga ati noneho ntabwo nshaka ko mufata Ada, ndashaka ko mumwica, ndashaka ko mumukuraho akavaho. Nkamubwira ati rero ngomba kugufasha akantu kamwe, arabyemera, babyemerana. Ada nuko baje barishima. Ibi kubera impano nyine zo guseka yarasetse cyane, biramurenga, arigaragura, biramurenga. Barabireba ati twaragendesheje, ndabyitegereza, ati twaragendesheje nyine, banabirakarira ko Ibi ko kahise kabarusha emosiyo, ko karabiserebura, karangije kanigaragura hasi. Barakitegereza bakaburira formire. Uyu yategereza ahita yibuka neza cyane, ati nyogokuru, ahita yibuka nyogokuru, ati nyogokuru wanjye nkeneye kumutabara, nyogokuru wanjye ntabwo mwamubonye. Arababaza ati wihangane Ada, ntabwo twabashye kumubona, bigaragare ko ahantu ari ahantu hatari kugaragara. Rero Ada arabyumva, ati mana wone Ibi wadufashije kuko tukabona nyirakuru uyu mukobwa, kuko uyu mukobwa yatwica. Uko niko nyine basaba Imana, ugasanga Imana irasubiza gakeya. Rero kongeye kureba kabona Ada arahari, karamubaza ati se ibi ni ibiki? Aragumiza ako kanya adakomeza babwira ati rero njyewe ndagira ngo mumfashe njye gushaka nyogokuru, kandi nyogokuru wanjye ndamukeneye cyane. Rero akakaraba ati none turabizi ko umukeneye. Karaseka kariyumanganya, ati tugomba kumushaka vuba, ahubwo byihutika, turi gutinda. Uyu yavuga ati ibyo nuko bigomba kugenda. Agace rero ka kane nuko nguko ngiye kukarangiza. Rero ndagira ngo mbamenyeshe ko isasa itagira umujyanama ikurikira umurambo mumva. Ingoro y'umuhezo irotwa n'itongo ry'umukunzi. Ingoro nini icinye umuhezo irotwa n'itongo ry'umukunzi. Ako niko nakazanye. Ari Mr Obed nk'ibisanzwe. Kora subscribe, ukore like, ndetse ushireho n'akazogera kugira ngo ujye uzibona iyo zinyuzeho aka kanya, ujye uhita kuyimenya uko imeze. Rero iyi ngiyi nicyo bita agace ka kane. Uko nuko nguko ngashoje, ariko ngira ngo ngira abantu benshi inama. Abantu inama ngomba kubagira, ugomba kumenya ko kuvuga ukuri ubundi ntabwo ariko kuyamara, kandi ibindi kuva mu byaha niko kujijuka. Niko kujijuka. Ugomba kubaha Imana kuko Imana nibyo bintu byonyine twifuzaho, nicyo kintu nta kindi. Ubwenge buriya buba mu kabuno. Ngira ngo ibyo byose ni imigani yagiye itubwirwa. Hari ababyumva bakabica amazi kuko batazi icyo bisobanura, ariko iyo umaze kumenya icyo bisobanura, uratuza neza cyane. Ako nuko nkazanye. Rero tuzakomeza na story yacu. Komeza rero utwumve kandi udushyireho inzogera kugira ngo video nizajya ihita isohoka ujye uhita uyibona mu wa mbere. Yari Mr Obed. Ciao.